friend and family, mumeze mute? Twe tumeze neza, turashima Nyagasani. Ni Uwase official ugarutse, mbanje kubiseguraho mubabarire, maze igihe ntashutinga, nari mpugiye mu bintu byinshi bitandukanye, nari mpugiye mu kazi, nari mpugiye mu bintu byinshi, mubabarire. So rero ngarukanye topic y'uburyo umubyeyi yavuga inshuti hagati yiwe n'umwana we. Umwana mvuga n'umwana ukiri mutoya, ese yakubaka ubucuti n'umwana we gute? Umubyeyi rero mu gihe ngiye kuvuga ibintu bigeze nko mu icumi, umubyeyi uburyo yakubaka ubucuti n'umwana we. Icya mbere, iyo ari konsa, iyo umubyeyi ari konsa umwana we, uburyo amuhereza ibere, amukora mu maso, amuririmbira, amureba mu maso, muri make umwana bituma baba inshuti cyane n'umubyeyi, bigatuma mbega nyine bubaka ubucuti cyane. Icya kabiri, ubwo nyine ni uburyo bwo guhereza umwana ibere neza. Icya kabiri, navuga nk'abana bavuka bari kuyamatire, hari abana bavuka bafite ibibazo by'uko amezi atageze, kwa muganga bagategeka umubyeyi kuba yajya amara kumwoza cyangwa se kenshi akamuryamisha mu gituza. Biriya ntabwo biba, iyo keya ntabwo ikwiriye gukorwa kuri abo bana gusa. Hari n'abandi bana batavukanye ikibazo, ariko iyo umwana iyo aryamye mu gituza cy'umubyeyi, bituma yumva nyine ubushyuhe bwa nyina cyangwa bwa se, akumva nyine arishimye cyane, akumva mbega biramufasha ubusabane bwe na mama we cyangwa se na papa we, kuko icyo kintu si papa we si mama we ukwiriye kubikora gusa, na papa we ashobora gufata umwana mu gihe atashye avuye mu kazi cyangwa se yiwe mu rugo, agashyira umwana mu gituza akamuryama iruhande, akamuryamisha mu gituza. Ikindi cya gatatu navuga ku kigendanye n'uburyo umubyeyi ashobora kwita ku mwana, ni uburyo amuherezamo amata cyangwa se amuherezamo imbuto. Ntabwo ari byiza guhereza umwana amata akonje. Niba umuhaye amata, fata amata ufate bebero, hari igihe ushyushya amazi mu gateremusi, ushyira amazi mu gateremusi, wajya kumuha amata ukayabanza ukayashyushya, ugafata bebero ugashyira mu gikombe, wamara gushyira mu gikombe amata yamara kuba akazuyaza, nanone ntashyuhe cyane ngo amutwike, ukabasha guhereza umwana amata, ariko nabwo ukayamuherezanya ijisho ryiza. Abana bagira ubwenge, ukayamuhereza mbega umuvugisha amagambo meza, mbega umwana nyine bimufasha kuba yafata yanywa ya mata yishimye, cyangwa se yanywana apeti cyane, cyangwa se izo mbuto uhereza umwana. Hari imbuto zidakwiriye abana, nabwo tuzabigarukaho. Ariko nk'uko nyine nk'imbuto ugiye guhereza umwana, uburyo umuherezamo imbuto n'amata, bisaba nyine ngo umuherezemo umwana, umuhane ikintu ubona ko nyine uri kumwe, apana ntumwime ijisho, umwereke ko muri kumwe, umwereke ko umwitayeho, umuhereze ikintu, umubwira amagambo meza. Nibyo bita ngo hari abantu bagira amazina ngo bakavuga ngo ufite amazina ngo mu bwana bwanjye, ngo cyangwa se ngo mama yahitaga gutya nkiri umwana. Mbega njye nashatse kuvuga mu buryo bwo kubyinirira umwana, umuhana ikintu uri kumubyinirira, ibyo ngibyo bizamufasha kuba yakura neza. Ubundi ikindi navuga ku kigendanye n'uburyo umubyeyi agomba kwita ku mwana, guys, ni uburyo bwo kumukorera massage. Abantu benshi bazi yuko massage ikenera umuntu mukuru gusa, ariko n'umwana w'uruhinja akenera massage. Ushobora kwibaza uti ese massage y'umwana wayikora? Hari igihe umwana aba akibyuka, si byiza kwita umukorera massage akibyuka. Hanyuma y'iminota nk'itanu gutyo uragafata ukakananura, noneho amagufwa y'umwana aba yoroshye,
ufata ukuboko ugashyiraho inyuma gutyo ukamugorora, ukamuryamisha ku bibero, ukagorora nyine amaguru, mu maso ukagira utya ukakabyiringira ukaburambura, bituma umwana agira imikurire myiza mu mubiri, binamurinda indwara, nyine yumva ko muri we bimufasha kutarwara uturwara twa hato na hato. Ikindi bimufasha nyine n'imikurire myiza. Iyo ukorera umwana masaje bituma agira imikurire myiza, bigatuma mbega amera neza mu mubiri. Namwe murabizi ko masaje ifasha umuntu. Ikindi navuga ababyeyi bakwiriye kwitaho ni uburyo bwo gukinisha umwana muri cya gihe umwana atangiye kugenda. Umwana yahaguruka kwa kundi ari kugendera ku bintu, yahaguruka yatera urutambwe ukahita umubwira uti bravo, ndetse ukanamwereka ko hari ikintu yashoboye. Ibyo ngibyo umwana nyine ahita abona ari byiza, akanabikorana umwete. Ikindi akahita anabona yuko mama we na papa we hari ukuntu bamwitayeho, mbega nyine. Cyangwa se yaba ari umwana utangiye kumenya kuvuga, nkamubwira uti bebe nzabira kiriya. Iyo umutumye gutyo yaza ukamubwira uti asante, urakoze, ukamubwira uti bewe nyine ukamwereka ko wabyishimiye. Ibyo ngibyo abana barabikunda cyane, bituma abona ko mufitanye ubusabane, bituma nyine yumva ko yishimye cyane. Mbega kuba yakora akantu ukamushimira, yakiga kugenda yatera intambwe zingahe ukamushimira, wamutuma yazana akantu akazanye ureba ukuntu ari kuza ahaguruka ukamushimira, biraba binezeza abana. Ikindi cyiza ni hagati yo gukina k'umwana n'umubyeyi. Babyeyi, niyo waba ufite akazi, shakisha iminota mikeya yo kujya ukina n'umwana wawe. Ufate agapira mukine, cyangwa se ushakishe udukino twa hato na hato mukine. Mbega nyine bituma ubusabane bw'umwana n'umubyeyi buba ubusabane bwiza cyane kandi bwagutse. Ikindi ni uburyo bwo gusenga. Ababyeyi, umwana utangira kumusengera akiri mu nda, ndetse yanavuka ugakomeza ukamusengera. Hari amagambo ababyeyi batura ku bana aba adakwiriye kubageraho. Kwiga kuvuga imvugo nziza ku bana. Umwana yakosa, wihutire kuvuga amagambo atari meza, kuko hari ibyo muvuga bikabokama. Ikindi cyo ugira utya umwana